kandi hirya no hino hari abantu bameze nkanjye nawe gute? Hari abantu bakora kurusha amapunda ariko gutera imbere kwacu bikaguma mu nzozi gusa. Uyu munsi nagutegura ikiganiro kigiye kutwereka cyangwa se kigiye kutwigisha uburyo ki tugiye kujya twitezamo imbere kandi tudahinduye ibyo dukora, tudahinduye akazi, tudahinduye ubuzima twabagamo, ahubwo tukagira imico imwe n'imwe duhindura nk'iyo tugiye kureba ishobora gutuma udatera imbere. Kandi mu by'ukuri hari abo mukorera umushahara ungana, hari abo mufite business zinjiza amafaranga amwe batera imbere. Ese ibyo byose biterwa n'iki kugira ngo usanga udatera imbere? Kandi mu by'ukuri umushahara uhembwa, hari abantu muhembwa amafaranga angana ariko gutera imbere bikaba byaranze. Hari abantu mukora akazi kamwe gutera imbere bikaba byaranze. Reka dufatire nk'urugero ku mufundi ukorera inote y'ibihumbi 10 ku munsi, agakonsoma 2 arya saa sita, agasigara inote y'ibihumbi 8. Ayo mafaranga nuza kuyakuba ntago araza kujya munsi y'amafaranga 240 ku kwezi. 240 ku kwezi ndakeka mwese muzi umushahara wa mwarimu ashobora kuba ahembwa amafaranga ajya ku 180 kwa umushahara barawuzamuye. Ariko akenshi nimbivuga gutya ntimunyumve nabi, iyo ugeze mu rugo rwa mwarimu ubona rugo organized, rurira ku gihe, rufite gahunda iri ku murongo, ibintu bikajya ku murongo, hakabaho gustrugglinga ariko ibintu bikajya ku murongo. Ariko ugeze mu rugo rw'umufundi usanga ari intonganya, ibibazo, amaganya n'ibindi bisa nkabyo. So ibyo byose rero biterwa n'iki? Waruzi yuko hari abantu kurusha kubaho neza kandi ubona ukagira ngo nabakire kandi ubarusha umushahara? Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho, impamvu zituma udatera imbere, impamvu zituma warabaye stuck ahantu hamwe, nyamara benshi bakabyitirira karande irarengana. Turi muri viziyo Ryangombe yasigaye ahahise, ubu ngubu ni wowe n'iyisi. Cyakora cyo ntimukibagirwe gusenga. Sasa tudatinze muraza kunyemerera tugere ku kiganiro cyacu n'icyo turi kuganishaho. Urakora ariko ntutera imbere. Dore impamvu zishobora kuba zibitera, kandi mubanze mukore subscribe kubera yuko nyuma yo kureba impamvu zituma udatera imbere turaza kugera ku cyitwa solutions cyangwa outcomes. Turaza kugera ku bisubizo ndetse n'icyo wakora kugira ngo ibi bintu biveho, kugira ngo njye nawe turebe ko twatera imbere. So rimwe, no clear plan. No kuvuga ngo urakora kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu ugakora nk'ipunda ariko ugakora udafite intego runaka cyangwa impombero runaka ikintu ushaka kugeraho. N'urugero, hanze hariya hari umwana w'umumotari ufite moto aroba, akaba yishyura 5 ku munsi, hanyuma agakora uko ashobora, agakora 15 agasagura 10,000, agasevinga yo kurya nayo gukuraho yo kwishyura inzu, agasigara na wenda nk'ibihumbi 7. Avuga ati aya ngaya niyo nzasevinga mu gihe cy'umwaka cyangwa se 2 nzaba nguze ikibanza. Uwo muntu aba afite intego, nta n'ikintu cyapfa kumukura ku iyo ntego usibye kuba yayigezeho gusa. So hari wowe nanjye tubyuka tukajya gukora just dutekereza kunda kwambara itike, boss aratubona gute nidukererwa, ari ibyo bituma mu mutwe gusa. So nagira ngo nkubwire byihutirwa igihe cyose ukora akazi, jya setting icyo twita clear plan or clear goal. Igihe cyose uri gukora jya uvuga tubundi ndi gukorera iki. Mbibutsa yuko inda twese iri common kuri twese. Inda ni ikintu rusange, imyambarire ni ikintu rusange. Ibyo ntago ari ibintu ukwiye gushyira muri plan zawe, ni ibintu bikwiye guhoraho. Ahubwo vuga ngo ese ni gute nanjye nakiteza imbere nkagura ikibanza? Ni gute nakiteza imbere niba nkoresha moto y'abandi nanjye nkazagura iyanjye? Ese niba ndi umudozi nkandodera ku iseta y'abandi, ni gute nakiteza imbere nanjye nkazafata iseta yanjye nkajya ntangira kudoda? Icyo nicyo twita clear plan. Abantu benshi rero ntabwo tugira iyo mindset yo kumva yuko nkwiye kugira clear plan, ibintu ndi gukora nkayabamo wese. Murazi kunyemera tugere ku ngingo ya 3 ishobora kubituma dukora cyane ko ntidutera imbere. Ku ngingo ya 3, ku ngingo ya 2 dufite icyo twita bad time management. Dufata igihe nabi. You are busy all day but don't finish important task. Umunsi wose wirirwa uhuze ariko bya bintu by'ingenzi n'ubundi ugasanga ntabwo wabikoze. Ibi biterwa n'iki? Uyashobora kuba ari umudayimoni, kubera yuko si wowe gusa nanjye bimbaho. Hari umunsi ushira nakicara nkareba icyo nakoze uwo munsi nkakibura, ariko mu by'ukuri natekereza neza ngasanga uwo munsi n'ubundi niriwe ndi busy, nareba umusaruro wawe nkawubura. So ikintu kirahane kimwe, abantu benshi twagoteye ku matelefone, dufite gereza tubamo ziri mu bitekerezo byacu, guscoringa YouTube, Instagram, kureba ibigezweho, hanyuma bigatumira irari ryacu rizamuka, kwikomparinga n'abandi, ugasanga turyamye tudatuje, depression iri imbere. So here is what to do. So niba ari uko warumeze bad time management, gerageza ujye ubyuka mu gitondo ufate agakaye n'agakaramu. Iyo ni ingeso nziza izagufasha, ni ikintu cyiza kizagufasha mu buzima bwawe bwose. Icyo cyose ubyutse mbere kugira ikindi kintu ukora, yambaza Imana usenge.
numara gusenga ufata agakaye n'agakaramu wandika umunsi wawe ibintu ubanza gukora mbere na mbere, ibintu by'ingenzi ugomba kwanza gukora uwo munsi. Ibyo bintu numara kubishyira ku murongo uzajya umenya icyo gukora n'icyo gukurikiza mbere na mbere, bizagufasha no ku managinga time yawe. Reka tugere ku ngingo ya gatatu dushobora gutuma dukora cyane kurusha amapunda ariko gutera imbere bikaguma mu nzozi. Too much stress. Tugira stress nyinshi. Too much stress. Working too much without breaks makes you tired and slow. No kuvuga ngo hari ukuntu nk'umuntu ufite business yumva ko gukora cyane, guhora grinding, guhora hustling, akumva niyo speed, akumva nibwo buzima, akumva nyine agomba guhustling paka. My dear, ntabwo turi machine, turi abantu, turananirwa. Kandi menya yuko iyo unaniwe ibikurikiyeho ntabwo bikora, n'ibikoze ubikora nabi. Uburutwa na wa muntu ukora duke akadukora neza akaruhuka, agakora duke akaruhuka. So here is what to do. Igihe cyose ufite task yo gukora, tuza, wabyanditse ku murongo, wabyutse neza ku murongo, wandika utuntu twawe, kora igikorwa cya mbere, nikirangira utuze uruhuke, ufata icyo twita break akaruhuko, ukora icya kabiri, ukora icya gatatu, ukora icya kane, igikorwa cya gatanu usoze uruhuku, ujye kwenjoyinga ubuzima. N'ubundi twese aho tugana ni hamwe, you already know that. So ingingo ya kane, not learning new things. Guhora turiho nk'abasaza, nge nawe dushobora kuba impamvu tudatera imbere ari ukubaho nk'abasaza. Gute? Ntabwo tujya twiga ibintu bishya. Nubara neza muri uyu mwaka tugezemo umaze amezi 4 uri hafi kugera muri kimwe cya kabiri cyabura amezi 2, ariko nureba nusubiza amaso inyuma ukareba ikintu gishya wize mu mwaka urasanga ari ntacyo. Why? I don't know. Ibyo bintu dukwiye kubireka. Tangira witoze kwigutundushya. Doing the same things every day won't help you grow. Gukora ibintu bimwe buri munsi ntabwo bizagufasha gutera imbere. Igutuntu dushya nk'abajene nabagira inama, byuka ufate machine, wige icyo twita graphic design, wige photo editing, video editing, ugende gutuntu dutandukanye. Wiga gufotora, ntabwo uzi ikizagutunga, ntabwo uzi umugisha wahuri. Iga gukora utuntu twinshi dutandukanye bizagufasha gutera imbere. So turakomeza n'ingingo ya 5. Impamvu ya 5 rero tudatera imbere, no feedback. Ntabwo tujya tubona abantu baduha comment ku byo dukora. Niba witwaye nabi umuntu agukebura kubwira ati witwaye nabi, waspendinze umushahara wose muri weekend imwe, ntabwo abantu tubagira. Ahubwo dufite icyo twita peer pressure. Niyo boss yarabiririmbye, ibigare just ngo ufite amafaranga ni ugura. Urumva icyo kintu? No feedback. Nta muntu tubwira niba twakoze neza cyangwa nabi kugira twikosora. You don't know if you're doing things right or wrong. Nta nubwo uzi niba ibyo urimo gukora ubikora neza cyangwa nabi. Just because of the people baba baza bavuga uti ufite amafaranga ni ugura abandi ikiyeri imbere, igifuri imbere, wapi. So my people, try to find new friends. Shaka abantu bakuze, ube inshuti nabo bakugira inama mu byo ukora, mu byo ubamo every single day, buri munsi waremwe n'Imana. Turiga, tuzarinda dupfa tukiga. Dukora amakosa, ariko gukora ikosa si ikosa. Kosa no gusubiramo rya kosa ugasanga ukoze ikosa ariko ntiri gusigira isomo. So make sure yuko ubona feedback mu byo ukora, kandi iyo feedback uzayihabwa no kuba ufite abantu bakuru bakugira inama bakurusha ubwenge na experience. So impamvu ya 6 dukore ko ntidutere imbere, icyo twita fear of mistakes. Ubwoba bwo gukora amakosa. Avoiding risk means missing chances to improve. Gutinya icyo bita gufata riske ni ubundi buryo bwo kwibuza amahirwe yo gutera imbere mu rurimi rw'ikinyarwanda rwumvikana. Iyo utinya, so hari akantu numvishe kankora ku mutima. Abantu bakora ibintu by'ama forex trading murabazi. Hari umwe wabyutse aravuga uti se niba utinya guhomba amadolari 100, urishuwa neza yuko ubwo ngubwo uzapfa utunze miliyoni y'amadolari? Nawe utekereze neza ubyumva. Niba utinya ko washora 100 by'amanyarwanda ngo ukorere miliyoni, urumva koko uri ofi yo gutunga iyo miliyoni? So wagwa miliyoni 10 akakubwira ngo shora 8, wamwirukankana. So menya yuko fear of mistakes, gutinya gukora amakosa, no bundi buryo bwo kudatera imbere. So turagira ku ngingo ya 7, ariko mbere ko tujya ku ngingo ya 7 ndasaba yuko utarakora subscribe, ukora mushyashya ku YouTube channel, banza ukore subscribe mu rwego rwo dushyikira. Ntacyo bitwaye, nta mafaranga bitwara. Reba hari ahanditse umutuku kuri subscribe aho, sorry gato. Okay, twari tugeze ku ngingo ya 7, ariko nari nabasabye kwanza mugakora subscribe mu rwego rwo kudushyikira. So dufite ingingo ya 7 ivuga ngo too many distractions, ibikugusha byinshi. Ariho navugaga ibyerekeye ikiyeri,
two kwinywera, dufuro, abakobwa, social media, ibyo bintu byose bikugusha, biri mu bintu bituma udatera imbere. Gutera imbere kwawe bigorana, kandi nawe nkibivuga urabyumvise. Niyo mpamvu ingingo nayitindaho. Impamvu ya munani ituma tudatera imbere, icyo twita bad habits, procrastination, laziness or unhealthy routines slow you down. No kuvuga ngo bimwe mu bintu bituma tudatera imbere harimo n'icyo bita procrastination, kwa kuntu usunikira igikorwa imbere nzaba mbikora. Dufate nk'urugero rw'umujene ubyutse akareba imyenda yose nta n'umwe urimo imeshe, ndamesa nyuma ya saa sita. Nyuma ya saa sita akaba yigurukiye, ejo ati niko no mu kazi yuvuze ngo raporo ndaba nyikora nyuma y'isaha, kandi ako kanya uri kubivuga ntacyo gukora urimo gukora, ukabisunikira imbere bikaza kugongana n'ibindi, ugasanga ibintu bigonganye nka 5, ugahita ukora kimwe ibindi byose ukabireka. Nicyo twita procrastination. So icyo nacyo ni ikintu dukwiye kureka cyane. Ingingo ya 9, wrong people around us. Iki ntabwo nyitindaho cyane kuko nanakivuzeho. Zimwe mu mpamvu zituma tudatera imbere harimo no kuba tuzengurutswe n'abantu babi. Bimwe bavuga ngo ntawe uzirikene nziza himbiri. Ubona amafaranga ahantu hambere bakubwira ni mu gisimenti. So ingingo ya 10 ni not celebrating small wins. Kudacelebratinga ibintu bito na bito twatsindiye, kutishimira intsinzi ntoya, biri mu bintu bituma tutaguma gutera imbere. So how to fix this? Make to do a list, a plan your day. No kuvuga ngo uburyo cyo ushobora gukemura ibibazo byose no kujya ubyuka ugapanga umunsi wawe kuraza kugenda. Limit distractions, gabanya ibikugusha. So my people, ubundi buryo ushaka kugabanya mwibi bintu no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo amasomo ajya kugeraho 5 kuri 5. We love you so much. Stay tuned.